Ndabasuje ariko mbere yo kujya kure hano mbanje gusuza madame Sheri ogamba muri covid time meze neza oya mu covid se ko hano ari wanje so ndabashuje rero fofu meze neza bon dusuhuje abadukurikiye abadukurikira abadukunda ku manywa n'injoro bana natwe mu biganiro tumaze iminsi dutanga muri wa mwanya wose tubonye twifuje kujya dukomerezaho kandi cyane mudutera imbaraga nicyo kintu cya mbere umuntu yabashimira dushuruje abarundi dufitanye ibyango gikomeye cyane turabasuje arabajya badusuhuza baduhamagaye batwandikira turabashuje cyane inshuti zacu muri rusange z'umuryango turabaramukije ushize rero duherukana mu kiganiro cya was a fan yari guhavinga fan ariko mu kinyarwanda cyiza n'umuryango wishimye kubusa n'ishusho twagerageza gutanga ko mu rugo hakwiriye kuba ibyishimo bibazo byari birahanga ari video rero igizwe n'ibibazo bitoroshye ngira ngo nabajije fofu ibibazo bikomeye aratsindwa murabyibuka ukuntu yabanye zero okay tubirenge ntacyo ngira ngo abantu ariko nibyo biheruka arabatarabibonye byari ibintu byiza ariko nta yindi purpose ntabwo arundi rwego rw'ibindi bintu twakeneye twagira ngo tugerageze kugaragaza ko Imana yatanze umugisha ukagira urugo ukabona umuntu uri compatible umuntu mujyanye umuntu muhuje mushobora kwishimana bikagenda neza kandi ni bimwe mu bintu bituma umuntu amenya arushaho kumenya mugenzi we iriya video nikisobanuye donc mbaza nkubaze yambajije ibibazo nanjye mubaza ibindi hari aho yatsinzwe muhamanota ari naho natsinzwe ariko we yatsinzwe ibibazo cyane bikabije so anyway ubwo rero kubabeshya barabyibuka oya abatarabonye nyine ubwo bazaba kujya kureba ibyari byo ikintu cy'uyu munsi cyangwa se uyu munsi gahunda y'uyu munsi twagira ngo tunyaruka noneho nakiriye Sheri nakiriye Fofo uyu munsi kaba ari akaruhuko kuri twebwe ubwo rero byanga byakunda turakomereza nta kuruhuka uyu munsi Fofo ni welcome uyu munsi tugiye kuganira ku kirero urumva twari turi kuvuga duhavinga dukora ibyo bibazo muri video yashize hari ibintu twari twasubitse turababwira ngo tubitandukireho gato ariko tuzabigarukaho muri video zindi zabanje twari turi kuvuga kuri relation cyangwa se amarangamutima abantu bagira atandukanye duhera ku ma types cyangwa se ku bice biba bigize relation runaka abantu bagize tuvuga ko hari ya famille tuvuga ibintu byinshi noneho kuri video rero iheruka icyo gihe twavuze uburyo cy'umuntu ashobora guca mu izo nzira zose none umuntu akagera ku nzira ya nyayo yo kugira umuryango kandi umuryango wishimye nk'ibyo twahoze tuvuga umuryango mwiza hanyuma nyuma yaho bazagira ya serikire n'ubundi yo kubyara abana babakuze bakomeze bishime kuko bagiye bagendera mu ntego zabo hanyuma abana nabo bazasubire muri ya nzira ababyeyi babo baciye yabigana ababyeyi noneho rero uyu munsi urumva turi kuvuga ko ibyo bintu twakomeje ku bice bigize relation cyangwa relationship izabaho cyangwa se amarangamutima ariko aturuka ku isano runaka hariho isano ya famille urabyibuka isano ya famille ni isano ibaho ishyizweho na papa na mama cyangwa n'umuryango nyine umugabo n'umugore bakabyara abana nabo bakabyara hakabaho abatante hakabaho abakazini b'abantu bose iyo sano rero iba ari isano y'iteka ryose uko byagenda kose biba generation isimbura iyindi generation usanga ari ibintu by'iteka icyo ni igice cya mbere kigize ya relationship turi kuvuga noneho hakaza igice cya kabiri icyo gice cya kabiri cyangwa kwaki ya kabiri ni friendship cyangwa ubushuti yego ubushuti rero hari ukuntu bajya bakunda kuvuga ko kantu rakazi ubushuti
ahubwo bijyanye mu migani ariko y'abanyarwanda nk'ubisa inshuti kurutira umuvandimwe ngo hari inshuti iruta umuvandimwe karazwi cyane abantu benshi bakunda kubivuga ngo hari inshuti ikurutira umuvandimwe ugasanga rero hari umuntu wabonye ko ibya famiye nubwo ari by'igihe cyose ariko bidafite umumaro kuri we ugasanga ubushuti icyo ni igice cya kabiri ugasanga ubushuti bwe bwagize imbaraga cyane kurusha umufamiliye bijya bibaho kandi ugasanga ko umuvandimwe inshuti yagukoreye ibintu byinshi utatekerezaga ugasanga wenda hari imiryango bijya bibaho ugasanga umuvandimwe ntacyo akoreye mugenzi we cyane n'igihe imiryango ibaho ugasanga abavandimwe ntibahuza ugasanga ntibahuze ariko mu nshuti ufite no mu buzima busanzwe hari igihe inshuti ibyo bavuze nibyo akandi kantu k'igice cya gatatu urumva ubushuti turabuvuyeho ni ikindi kintu bita mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni romantic romantic reka tubyite kwishimira umuntu ariko kugeza kuri rwa rwego umuntu wese ashobora kukureba akakubonamo ibindi byiyumviro ukabigaragaza ukabibona nka gutyo ushobora kundeba ukavuga hari ahantu harimo akantu ntabwo bikunda kugaragara twebwe ntabwo njye bikunda kugaragara uzatubwire mwe ntabwo mujya mubibona ubona ntari seriye uri seriye ariko karahari nta ntacyo ariko murabizi mwese iyo umuntu yishimiye undi atangira avuga ndakwishimiye nkuko Lisa yatangiye ambwira uvuga nkunda ukuntu nyine donc iyo umuntu yishimiye ntabura ibintu akubwira noneho wenda bwa nyuma bikazarangira akubwiye ngo ndakwishimiye ariko ndagukunda yego I like you and I love you ugasanga nibyo bita romantic ariko nayo ni relationship noneho iganisha ari naho hava rwa rukundo rutuma umuryango ubaho kenshi hari abantu bakundanye babanje kuba inshuti mbere nk'urugero twebwe nge na Elsa twakundanye habanje kuba ubushuti bw'imyaka 4 hanyuma nyuma yaho haza urukundo narwo rw'imyaka 4 kugeza uyu munsi urumva rero ibyo bintu bishobora kubaho ariko hari n'abandi bakundana wenda ubwo bushuti butabanje kubaho ariko bahanye igihe runaka cyo kuganira ariko ugasanga ubushuti bugiye buza muri love ngiye ntikigera mu rukundo twabivuze ariko ni ibintu bitewe n'uko Imana yabigenye ugasanga byose bibayeho ikindi kintu kijya kibaho indi relation ishobora kubaho rero nk'aba bantu muba mwigana cyangwa mukorana mu kazi nk'abantu mukorana workmates cyangwa nyira abakorege bawe usanga kenshi mufitanye ubushuti amarangamutima runaka ushobora kubagirira anyamara mwava nko mu kazi bikarangira ariko wasubira mu kazi muri kumwe murahorana cyane n'urukundo rushingira ku gihe kinini umarana n'abantu n'ibyo muhuriye wawe niba ku kazi mukora muri banke mwese muri kuri gishe ubwo nyine muhujwe n'akazi ntabwo wabura gusuhuza umuntu ntabwo wakinjira nk'itungo uciye kuri mugenzi wawe utamuramukije ntabwo abantu basangira buri saa sita basohokana ntabwo byabura rurahaba noneho urumva ibyo ngibyo tuvuge ko ari nk'ibice 4 bigize iyo relation niba tubishyize mu magambo makeya nuko twabivuga noneho hakaba noneho utuparti tugiye tugize muri bya bice 4 hagiye harimo uduparti cyangwa se turabyita uduce cyangwa se tubyite Kinyarwanda kizara dusu chapitre Kinyarwanda niwe warunjyanye mu gifaransa tutazi neza ikiri hano biterwa ariko reka tubyite utuntu tundi dufatiyeho muri bya bice 4 ariko na ma etape reka tubyita ma etape wenda bahita babyumva abantu urabona hari etape ya mbere niba ari tuvuge niba ari nka famille ya relation ya marangamutima ya sano mufitanye babyita ngo acquaintance mu rurimi rw'icyongereza ni nk'ubushuti muri ubwo tugiye kurebera hamwe acquaintance cyo twabyita ariko ugiye kubisobanura neza ukabiha definition cyatwara ariko reka tubyoroshye mu tuyira dutoye rero ko kundi uba ufite inshuti
zitandukanye abafamiliye nabo hari umuntu uvuga ego cousin wanjye ni umushuti wanjye bikomeye ariko bikarenga isano akaba n'inshuti hari n'undi ugira inshuti zindi zitari abantu bafitanye isano inshuti zisanzwe hari n'abandi bose twahoze tuvuga bo hejuru bo ku kazi bahe bose bakaba ari inshuti niyo twakita acquaintance haba harimo inshuti nyinshi cyane kwakiruje wese umuntu wese ubona ko mwahuza mugakorana noneho muri ako ni akayitape ka mbere ubwa kabiri hari icyo bita breed up n'ukuri akuntu uvuga ngo none muri izi nshuti zose ndumva hari abo nagira b'umwihariko niba navuga ngo best friends cyangwa best friend ugasanga hari abantu wisangamo cyane ukavuga ati bari abantu iyo ndi kumwe nabo mba numva wow mbohotse banumva navuga uko nshaka navuga ibyo nshaka equity ubundi ubwo wavuga tushatse twabihinagura gutya equity ni nka kwa kundi utangira inzu utangiye inzu ukenera amata byose ukabyakira ukazana umucanga nyine inshuti zose ziraza nta kibazo uhura n'abantu bose nyine baba ari abantu bawe abo mwabanye muri kwaya bo kwishuri abo mukorana abo muri Nyabugogo hose ariko noneho tugeze kuri build up ubwo utangiye noneho gutangira fondation yo kuvuga ngo reka bitemo inshuti runaka ukasanga ibi bintu turi kuvuga birashimishije ukuntu usanga uvuga ngo okay kanaka nubwo tuvugana ariko inshuti yanjye ya hafi nyine ubwo niyo build up ufite noneho abantu ba hafi ugiye kubwira ugiye kwiyegereza noneho muri iyi relation hari ahandi tugera ahavuga ngo continuation cyangwa se gukomeza bwa bushuti urumva gukomeza bwa bushuti hari igihe noneho uvuga ngo aba nibo tugiye gukomezanya cyangwa se muri ya relationship ya romantique uyu niwe tugiye gukomezanya nyine uyu niwe mbona turi guhuza icyerekezo niwe mbona turi guhuza amarangamutima niwe mbona uriya reka mbabwire guhuza mw'abantu hari igihe uhuza n'umuntu ukajya ubona n'amakode afite nawe urayifite marazifite mwese zirahura ariko none icyo guhuza bisobanuye twavuze ariko n'ejo rasinyuka igihe ni ku kazi wavuze kode z'umuntu tuvuga turamunagira kode zifite imbaraga ariko ntabwo ninjye wabivugaga mugenzi wanjye wabivugaga avuga ati kana kagira kode zifite imbaraga ariko urumva byanze bikunze ntago azabura umuntu agira kode se wowe nta kode ugira kode buri wese agira kode ugasanga rero uko nguko hari igihe ujya guhuza n'umuntu kode zanyu zafunguranye kode zanyu byose mama nahuje na kode urumva kode na password ugasanga kode zanyu password zishobora kuzifungura ni zimwe niko kwaguhuza nyine ugasanga umuntu ahuje n'undi ariko akavuga uyu muntu byanze kuzabona turi guhuza byose handi nyine turi kuvuga ngo umuntu murahuje muhuje na kode agahita abona mwakomezanye cyane akazavamo na rwa rugo donc hari abantu bagira ayo mayetape atatu yonyine ubundi muri ibi bintu turi kuvuga muri iyi relation habamo amayetape nk'atanu sibyo tumaze kuvuga atatu noneho hari abagarukira kuri ayo ngayo atatu ibintu bikabagenderekera neza agahita yacena agahita akomeza ibintu bikamugendekera neza ariko hari abandi bakomeza agakomeza kuri etape ya kane akaba ari nka deterioration niyo etape ya kane cyangwa se gusenyuka gutangira gusenya umuntu gusenyuka k'umuntu kubera amarangamutima yagiriye abantu runaka bikarangira ba bantu badahuje batahuza ugasanga hari byinshi yari yarabubakiyeho icyo gihe iyo batahuje byose bitangira gusenyuka tujya tubibona mu buzima bwacu bwa buri munsi ugasanga hari umuntu runaka washyize imbere akati umuntu ni sawa ariko bikazagera igihe runaka ko umuntu arahinduka yaguhindukana ugatangira kumanuka gusenyuka nyine noneho hakaba n'ikindi bita end kurangira urumva utu tuntu abantu n'umwanditsi uyu mwanditsi niwe wabivuze ibi bintu dusa nk'abavuzeho n'umwanditsi witwa n'umusaykologist witwa George Livinga ibintu nk'ibyo ni George ariko George Livinga niko mbyibutse ariko niwe wabyanditse abivugaho avuga muri ayo mayetape atanu ukuntu abantu bajya baca muri ayo mayetape hari abagarukira kuri atatu ni umugisha agahita agira successful relationship
ikaba successful akabona ibyo yifuzaga birakunze ariko harundi navuga ngo biba byafeirinze cyangwa biba byanze agaca mu ya kane bigasenyuka akagera mu ya gatanu agera akarekura akavuga ngo no ntago mfite gukomeza muri continuation kuri bandi bagarukira continuation ni wa wundi uvuga ngo ibi ni ibyiteka tuvuge ngo I and you cyangwa nge na yasa iyi relation yacu ni iteka turabona ari iteka cyangwa ndabona bizakomeza igihe cyose dukomeze ari nk'akarimbo ka Branina kavuga abantu bafana abahanzi ariko akaririmbo biradufasha gukomeza kumva neza ibyo turi gusobanura ndakaza ariko ntabwo nzi kuri bakaturirimbira gatoya mu Poteno yego ntabwo uri kurimba hagati muri wow iki tuba tuparitse n'ari ibyo ntabwo uririmba oya ndababwira amagambo nyine ukuntu kavuga kavuga ngo until death do us part kanyonse byari karibi yavuze ngo uranyongoreye bene data ntabwo mubyumvise ukomeze ngo yavuze ngo iki yaravuze ngo until death do us part nyine ndikuvuga kuri babantu bagarukiye kuri continuation nyine abavuga uburyo ki urukundo ukuntu ruzagarukira ahantu ruzagarukira ni igihe urupfu ruzaba rubatandukanyije byonyine nekeza ko ari nabyo tujye dusezerana imbere y'Imana mu mategeko mu leta ahantu hose bavuga ngo kugeza urupfu ari rwo rudutandukanyije sure ako karimbo nyine nuko nkibutse ndagakunda kukaririmba zumva ari imbaraga ufite nibyo ko nakurimbira imbere ya kamera ukarimbira hirya mukikoni mwarimu azanyigisha hano mwarimu azanyigisha nimugire ikibazo umunsi umwe tuzaririmba umunsi umwe tuzaririmba nyine Afrika umuntu arebe basaho bigeze ibintu ntabwo ari byo ariko ntacyo twikomereze arababeshya twikomereze ukuntu biba bimeze kuri etape ya 4 na etape ya 5 ubwo ni wa muntu bitabashije gucamo bitabashije gukomeza noneho twasoreje ku kantu kavuga ngo kurangira cyangwa end iherezo bonye ikinyarwanda cyiza iherezo ry'ikintu hari umuntu ubona ko biri gusenyuka akabanza kwanga kurekura hagati no reka nkomeze mugerageze wenda bizakunda reka nkomeze ntago mpfa kurekura ego hari ijambo riri mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa mbere gutyo ariko umutwe wawo w'amagambo uravuga ngo twihanganire ibitugerageza noneho ku murongo wa mbere bagakomeza bavuga uburyo ki abizera bakwiriye kwihanganira ibigerageza n'ibitugerageza twese muri rusange no kwiyambura imirimo yose ya kamere n'ibiki ariko gakomeza ukizera ariko hari igihe nshuti yanjye ubona bya bintu biri kukugerageza nubwo wa muntu ari kukugerageza abantu bari kukugerageza ukomeza ugafata ukagateka nihangane at the end ukabona cyangwa bwanyuma ukabona byanze ugahitamo kushyiraho iherezo kuri iyo relation kuri ayo marangamutima rufitiye uwo muntu ariko ngira ngo hari nta nubwo ari byo kubwira abantu bakundana gusa nyine nka couple cyangwa umuryango babana nk'ibi byacu cyangwa se abantu ntekereza ko ari ibintu by'umuntu wese tumva ariho ahantu umuntu wese byamureba gusa ku muryango nyine hari mite hari nako babyita iki nuko urumva ibi bintu abantu twese dukwiye kubyumva yego nta muntu utagira inshuti nta n'umuntu utagira umuntu yakiyumvamo ngo yumve baganira yumve hari ikintu yamukorera yumve hari ibyo yakitanga kubwe niyo mpamvu ibi bintu ntuvuge ngo we ngo udetinga ngo niwe bireba ngo wowe uri gutereta ngo niwe bireba ahangaha iyi chapitre nashatse ko twese tuza kuyisangamo ikinyarwanda cyane kurambagiza wowe urambagiza ikinyarwanda tugomba rwose kigomba kwaguka muri twebwe n'abandi bose tukagikoresha n'ururimi rwacu ngira ikinyarwanda kidafite imbaraga ariko gahoro ndi gukiramo amavokabulari akomeye nakwinshinga komeye ku buryo mu minsi iri imbere nzakivugana abantu bibacange bayobera no kurambagiza abantu bari kurambagiza ahanga birareba abantu bose n'abari kurambagiza yego ariko abantu bose kubera ko akantu tugiye kuvuga akantu noneho k'ingenzi tugiye kuvuga ni akantu ko kwibaza ngo ese ibi bintu bigomba kurangira ese ibi bintu bifite iherezo ese ibi bintu does it need to end sure if it needs to end how
niba bikeneye kurangira ese biraca mu zihe nzira, ese niba bidakeneye kurangira ni iki kindi nakora, niba yamarangamutima uri kugirira abantu ubona biri gusenyuka bikaba bigeze ku iherezo ese bikeneye kurangira, ese niba bikeneye kurangira biri guca mu zihe nzira kugira ngo birangire. Kuko reka mabwiza ukuri, hari igihe uba ufite inshuti ukabonaho kugira ngo wowe utere imbere cyangwa kugira ngo ukomeze ukore umuhamagaro wawe w'ibintu ukwiye gukora kuri iyi si. Kuko reka mbabwire, waba uri uwizera waba uri utizera, waba wizera Imana, njye mbasaba ngo twizere Imana byanze bikunze uba waraje hano kuri iyi si hari ikintu runaka ugomba kuyikoraho cyarangira ukagenda. Nuko biba bimeze. Rero icyo gihe urareba ukavuga ese uyu muntu turi kumwe ari gutuma nkora ibyo nkwiriye gukora koko nahamagariwe gukora, ari kungeza kuki? Iyo usanze atari kukugeza ku cyo wahamagariwe gukora, kuko kenshi abantu muri ino minsi bamaze kumenya intumbero mfite ari kuyumva cyangwa se arayibangamiye. Muri iki gihe abantu bamaze gusobanukirwa impamvu nyine ndiho, njye impamvu ndiho nawe impamvu uriho. Mbona abantu benshi bamaze kubisobanukirwa. Abatarabisobanukirwa ni byiza ko umuntu akomeza gushaka impamvu nyayo yo kumenya impamvu uri kuri iyi si. Yego. Rero nicyo kibazo tugiye kwibaza uyu munsi, ese ibi bintu bikeneye kurangira? Ese ubona bikeneye kurangira bebe? Iwacu uramutse umbajije n'ukumbaza turabona mbaza ngo ibiki ahubwo warangije ibyo bintu wanya nako sinzi, ariko ugize urambajije tubona bikeneye kurangira. Ubwo nizere ko ari amarangamutima ufitiye umuntu inshuti yundi uri hanze yahangaha was joke byari ukuganira bisanzwe. Ariko ikintu turi kwibaza, turi gutekereza twese dushaka gusangira, ese relationship runaka ufite, nago nzi relation urimo zitandukanye, nago nzi inshuti ufite uko zingana uko zimeze, ariko se mu by'ukuri uri kubona bimeze bite ukurikije ayo ma etape yose twavuze? Urabona bisa gute? bazuriye aka kantu turi kuvuga reka mbazuriye aka kantu turi kuvuga turi kukavuga kubera ko muri no minsi usanga umuntu atinda ku kintu akavuga ngo usu nimbikora birasa bite, ese nimbikora ntibari bubone ko nirase, ntibari bubone ko nishyize hejuru. Kandi n'ubuzima bwawe ufite impamvu uri kubaho ubwo buzima. Hari impamvu rero ukwiriye gukora umwanzuro wawe, sibyo? Nk'urugero aka kantu twavuze ngo ese bikeneye kurangira, tuvuge nka relation yo muri famille y'umuryango. Inshuti zacu, niba uri umugore uri umugabo ufite umugabo wawe cyangwa ufite umugore wawe, sibyo? Tukaba twavuze kuri ibi bintu by'amarangamutima umugirira, ukabona hari ibintu ariko kubangamira mu buzima bwawe. Ahangaha ni exception kubera ko mu muryango ibi bintu ntago turi buze kubyapurikamo. Nubyapurikamo urasenya byinshi, n'andi ari buze za divorce ngo reka ngo namenye yuko uyu muntu niba mbangamiye ngomba kumukura mu buzima bwanjye, ngomba kubirangiza. Tugiye guhirika ariko oya ntago twifuje guhirika nta nicyo twebwe twakora. Burya ruba rusanzwe mu manegeka, ntago ari uguhirika, ahubwo ni ukureba ese ibi bintu byakubakika neza gute. Wenda ahandi mu buzima busanzwe hose birashoboka ko nkanjye buri wese agira imyanzuro afata bitewe urumva. Niba njye ntangira umwaka mvuga nti nk'ubara abantu ndacyari kwirukana, ndacyari gukoropa, ndikora isuku y'inshuti mfite. Niba umwaka ukura utangiye mushyashya, uwo ni njye data ibi bintu birakomeye muri isuku y'inshuti. Umuntu twabanye nta support, ntashyigikire mu bitekerezo cyangwa mu murimo nkora cyangwa se mu byo ntekereza cyangwa mu byo akaguca intege, ukabona buri gihe ari kuguca intege. Ntekereje sheri, hari abantu mubana za nshuti twazo tuvuga, ukagira inshuti muri build up ukabona yari umuntu mwiza, ukazamuka continuation ukavuga ati wow turi kumwe, mugakomeza akaba inshuti nziza. Ariko ukagera ahantu wa muntu agahinduka utazi icyabahinduye, usanga niwe muntu guca intege. Ya no mu muryango ari gihe bagira nk'abo ngabo muvukana, ugasanga rwose hirya no hino ugira abantu nk'abo bari inshuti nziza, ariko ugasanga icyo gize cyo kitagiterezo, yaba ari ibyo usohoye, ari indirimbo yaba ari akazi ugiyemo wenda runaka, ariko kari akazi ugiye gukora
ariko biriya bintu ugiyemo kandi we wumvaga ari ibintu wakoze ifite we wumvaga bifatika warabiteguye bebe wicara biteguraho mara umwaka utanga n'amafaranga ariko za nshuti akaba ari wa muntu wo guca intege akaba umujyanama nyine uraho ariko ugakomeza ubona ari umuntu muzima wowe wagafashe wagakomeje hari n'igihe uba ufite inshuti nyine ukasanga umuntu mukuru cyane sibyo abantu bakuru ukavuga ati abantu ntabwo nabarekura ariko inama ukagenda ukwepa ariko ukanga gukita nyine byandi twahoze tuvuga aho ugera ukavuga ati reka ndekure ukanga kurekura kubera ko ari umuntu nyine umukuru nyine ubona ari umuntu utahita kurekura bitewe nanone hari n'igihe nanone aba agufitiye rugari wenda ari n'umusupport ari n'umuterankunga wawe wenda mu byo ukora yego kwihera ku mafaranga ariko inama zawe n'icyerekezo vision ufite intumbero ufite ntago wayirimo so ukanga gukita kubera impamvu zitandukanye ariko ni byiza ko ufata icyemezo ukitekerezaho ukisubiramo ugafata umwanzuro ukavaho kandi rega tukwiye kwibutsa abantu burya umuntu wahoze akora ibintu umuntu wahoze ari umujyanama mubi kuva kera cyangwa se umuntu ugira ibitekerezo bibi bisubiza iby'abandi hasi ubwo bajyaga babyita ikisinzi uko babyita uyu muntu n'ubundi uko akura niko arushaho kuba mubi ibitekerezo bibi birakura ibitekerezo bibi nabyo arabikurana yego iyo atahuye na Yesu cyangwa ngo uhure n'agakiza Imana nyine imuhindurire ubuzima bya bitekerezo bye n'ubundi arabikurana uko akura niko akurana unyibukije ari akantu mperutse kubona niba ari umuntu wari wagashyize kuri sitasiyo niba ari hehe aravuga ngo ntugapfe kugishanga inama ngo umuntu mukuru wese ubonye ngo kuko ngo n'injiji zirakura anyway ushobora kubona umuntu karantangaje ari mukuru ukaba uyu muntu afite ibitekerezo kandi ugakomeza umugana ati inama ari butugira araba ari inama ugasanga ugiye inama bagira ahubwo abaroshye mu cyobo ugasanga we nasanze umuntu mukuru kumbi yakujije ubunyagwa bw'ubujiji arakomeza arakura kandi koko nibyo mubwiye umuntu mubi n'umuntu wahoze ameze gutyo urabinyibukije iyo atahinduwe niyo mu ijuru nubundi uko akura niko nabyo bikura nabyo ibitekerezo bibi birakura akiga strategy nshyashya akiga ibintu bishyashya byo kukwisha abantu hasi barahari ntibabura wenda uretse ko ntibajya babura mu buzima ntakunda guhura nabo cyane ariko iyo uganiriye n'abantu tuganira n'abantu batandukanye hari igihe usanga nyine hari abantu bakuru ugasanga akaba ari igihagararo gusa ariko nyamara nta bitekerezo byakukomeza ari abajyanama ahubwo umujyanama ni umugisha kubona umujyanama mwiza byaba akarusha ari mukuru afite ubunararibonye bw'imyaka myinshi nawe yagiye abamo by'ibintu byinshi bitandukanye azi atarakujije icyo kintu cy'uzavuze haruguru niba ari ubujiji atarakujije ibyo bintu hari ikintu twahoze tuvuga urumva ibyo bintu ni ibintu wenda twari dutinzeho ariko bikunda kubaho cyane cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi hari akandi kantu ako kantu ka famiye twari dukomojeho ngo twe kubishyira mu muryango kuko hari ibintu wiga utavuga ngo reka uyu muntu mureke muveho kuko ni amaraso ni amaraso yawe kuko amaraso burya ni ikintu kigari aho hahora umwihariko waho icyo kintu ni cyiza uvuze umwihariko wawe aho kugira ngo umureke ahubwo ni mwicare niba ari umugabo wawe umubwire se ibi bintu ko biri gupfa gutya nta kuntu twabikosora ntabwo hajya hazamo igitekerezo cy'ibintu biri gupfa nta kuntu waba usubiye iwanyu noneho tukazagaruka kubareba iyo iduvuze ntayirimo ahubwo iyi ntabwo ibamo ahubwo uramubwira ntabwo wayishyiramo ndabizi ntayirimo ahubwo ni kwa kuganira ahubwo umuntu akaba ese ibi bintu uko biri gupfa nta kuntu twabikosora aha hantu niho biri gupfira tubigenze dute byakanga mukitabaza n'inshuti zindi ariko umwanzuro nk'uwo tugiye kuvuga ku bindi bintu bisigaye wo kuvuga ngo uyu muntu reka mureke mutakaze reka uyu muntu nshyireho iherezo mu muryango kenshi nta nubwo ari byiza kubishyiraho iherezo gerageza ugerageze nanone muri liste tujya dukora ndabasibye
ntabwo bagomba gusiba yewe ga ntuzibeshye ngo ushyiremo umunyamuryango wawe ngo uvuge ngo uyu muntu ndamusibye umuryango ni ikintu gikomeye Imana yishyiriye hariya uko byagenda ngo umuryango ukwiye kwicara ukaganira ukagisha inama aho kugira ngo bafate indi myanzuro yo kuvuga ngo ndamuretse ndamusibye sinshaka kumwumva ukicara ukagisha inama cyangwa ukaganira ureka mu bwisukuri aho nyine ubwo ako kantu twari tukavuzeho kububatse twe turi kuvuga ku nshuti ukuntu inshuti zikwiye gufata imyanzuro niba ari ibintu byo kurangizwa ubona ubwo bushuti bwawe na mugenzi wawe birarangira bafata umwanzuro bitari kugenda neza ibyo byo birarangira ukabwira umuntu ukareka umuntu ukabona umuntu ni muri kugenda nawe ukamureka ariko ahangaha mu kujya kureka umuntu twibuke ko nta muntu uri perfect uri kumva imbeho iriho ubona ko njye nabikemuye ndabona twakoze ikiganiro twifubitse ntabwo byoroshye imvura yabaye imvura imbeho ko ndumva n'ibintu ntazi byari byo biri guca mu mazuru ariko ntacyo turi kumwe bakuzanira akacyayi natwe nyuma gatoya urumva icyo kintu turi kuvugaho niba akaringe kuvuga ngo twibukiranye nta muntu uri perfect uriho nta muntu uboneye ngo tuvuge ngo Elisa araboneye Fofo ndaboneye byanze bikunze hari amakosa tugwamo turi abantu hari ikosa mugenzi wawe ashobora kugwamo ukabona ko byabaye ikosa ukabona ko ejo abikosoye cyangwa se ukabona ibyo yakugwishijemo uyu munsi ari asabye imbabazi akubwiye ko atabishakaga akubwiye wenda impamvu yabimuteye ugasanga nyine nta muntu uriho uri perfect nta muntu nyine uboneye uriho niyo mpamvu mu nshuti zose dufite dukwiye kuvuga ngo uyu muntu nubwo ataboneye ariko byibura hari ibizima byinshi akora kurusha ibibi nshobora kumubonaho aho nanone tutaza kuvuga ngo budushyiraho iherezo ukagenda ugafata abantu bose ukabashyiraho iherezo nyamara hari abo ubona nubwo wenda mutabyumva kimwe 100% ariko byibura 80%, 70% muragendana murakorana muravugana ubona ko ibyinshi hari byagufasha ariko hari n'undi ubona ibyo akora biri bibi cyangwa se bituma mutumvikana bituma mutagendana ari byo byinshi nta mpamvu yo kuvuga ngo uyu muntu wese nimbikora arandeba gute n'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe n'ubuzima bwacu umuntu wese akwiye kureba akavuga ngo reka ahangaha nshireho iherezo reka uyu muntu ne gukomeza kugendana nawe kuko mbona hari ahantu dushobora kugana hatari heza ibintu by'ikigare kandi ubona icyo kigare atari cyiza kitazakujyana ahantu heza ugashyiraho iherezo nyine ugashyiraho iherezo binyibukije akantu kuntu Imana igiye kuguha ya migisha yose iguha urabona ya migisha Imana iguhereza ikakubwira ngo uyu mugisha w'akazi umugisha wo kubona inzu wenda umugisha w'ibyiza byose Imana itanga iyo Imana igiye kubiguha ikoresha abantu abantu nibikoresha igakoresha umuntu runaka akaguhamagara ati ngwino ukora aka kazi igakoresha umuntu runaka akakubwira ikintu runaka kizima cyiza ukishima ni Imana nubwo buryo ikoramo Imana ikoresha abantu kugira ngo tubone ibyacu ubona donc umugisha wacu Imana ikoresha abantu Imana urumva yamanutse ngo nje kureba Fofo ibinyuza mu muntu runaka ikoresha abantu yimanutse ije hano ikoresha abantu noneho mbaza ikindi kintu gitangaje kijye gituma umuntu anakwiye kuba maso na Satani nawe iyo agiye kugusenya iyo agiye kugushyiraho ya mivumo yose iyo agiye kugushyira hasi nawe akoresha abantu nawe akoresha abantu akavuga ati aha ndagutumye uriya muntu muguhayeho misiyo genda mu buzima bwe umuntu akaza kandi uzi ngo ni inshuti yawe umuntu ni ikiraro cy'ibintu byose bitewe n'ikiri kumukoresha n'uri kumukoresha n'agatumwa n'ikiri kumukoresha yari Imana rwose ukoresheje umuntu abera undi mugisha urumva kwa kundi umuntu aba ari gukora ukabona umuntu aje mu buzima bwawe mubaye inshuti hashize iminsi mike ukabona atangiye gukora ibintu bibi ukibaza uyu muntu ariko ukavuga
ejo bundi twavuganye neza ugakomeza ukamugundira mugakomezanya yuko ukabona ibintu ari gukora birahabanye cyane n'ibyo wowe utekereza ko wakabaye urimo. Byambayeho nawe byakubayeho I know ni ibintu bibaho no kuri mwe mwese turi kuganira ndabizi ko ari ibintu bibaho. Twagize abantu twese turi kuvuga ahangaha nta muntu utaragize relationship, nta muntu utaragize relation cyangwa se ngagirira amarangamutima abantu runaka babishutize abandi bigere kuri ya romantic way kwa kugira urukundo ruzaganisha ku gukundana nyine nka fiance nka chérie nk'inshuti muzubakana wenda umuryango ufite ibyumviro by'uko muzubakana urugo. Urabona icyo gihe hari umuntu abantu twese deja ndumva byaranatubayeho byanze bikunze hari igihe wageze inshuti ubona watakaje umwanya wawe. Bikunda kuba ubona nyine nta kintu wakoranye n'uwo muntu ukibaza se mu myaka wose mwamaranye kuva ku munsi wa mbere nta kintu wungutse pe ukabona nta kintu wungutse ukajya wibaza se uyu muntu ariko banabaho bagomba kubaho da bibaho ubwo ugafata nese ntabwo wabyirinda. Nibyo mvuga reba nk'urugero iyo haza kuba habaho nk'udukadi urabona turadukate udukadi dusanzwe amakarita abantu barayazi cyangwa se tunavuga urupapuro wajya guhitamo nk'inshuti iyo karite igahitiza imbere yawe ugasoma ukavuga ati uyu muntu nimumara n'imyaka 4 nta byishimo uzaba ufite uzakoresha amafaranga yawe igihe cyawe uzagipfusha ubusa birumvikana ukwitukita ugenda ukavuga ati singe wahera nyuma y'imyaka 2 uzaba waranzwe abantu bazakwanga kubera uyu muntu uzakena kubera uyu muntu kubera ko muri inshuti gusa ibi bintu bizakuba ugahita icyo gihe iyo biza kubaho Imana yaduhisha ikintu gikomeye buri muntu wese ari kuzajya avuga ati ndagiye umutima w'umuntu ndagiye buri muntu wese nyine akavandagiye aho kugira nzangwe n'abantu bose kubera uyu muntu ndagiye. Icyo gihe nicyo kikwereka ko ubushuti hari aho bugira iherezo, hari aho ushyiraho iherezo, hari n'ahandi uvuga ngo ndakomeje muri za etape 3 twavuze ukagarukira kuri continuation ugakomeza n'amahirwe until death do us part ugakomeza nyine kugeza urupfu rudutandukanyije. Ariko kuri abo ngabo umuntu yagize ibyago akavuga nakundi, ariko ukagera ku rwego rwo kuvuga ngo ndarekuye nyine kama ndarekuye. Twe tuvuga ko ako kantu ko kuvuga ngo Imana nibikoresha abo bantu bakaba ikiraro cy'umigisha na Satani akaba ari bakoresha, ese aba bantu tuzabamenya gute? Nzabamenya gute? Nzamenya ngo ese uyu muntu ari mu buzima bwanjye kwiyo karita tubonye ko nta yihari yo kumenya ngo uyu muntu azankorera ibi bintu mu buzima, reka mbimenye none umenye niba twakomezanye cyangwa namureka. Ko uyu muntu umenye yuko I God menye yuko azanzanira imigisha dukomezanye umenye ko azansenyera ubuzima mwihorere. Urumva nicyo kintu turi kwibaza, niba uyu muntu azakoreshwa n'Imana cyangwa se akazakoreshwa na Satani akazana ibibi mu buzima bwanjye, ndamubwirwa n'iki? Ni igihe cyacu cyo kwicara ukavuga ngo ukwiriye kwicara ni wowe bireba ukamenya ko ari ubuzima bwawe, ni njye bireba, ukamenya ko ari wowe bireba, nta wundi kubanza. Ni iki kintu ndi kukiga muri no misi, mama wanyu nta papa ndi kukiga kandi ibi bintu akababwiza ukuri ni ibintu biba ku giti cy'umuntu akabanza akabikora ku giti cye agashyiramo isuku, agashyira isuku arakantu umbwira ko isuku k'ibintu by'isuku mu bintu byose ubuzima bwose atarimo isuku. Ega n'Imana n'ijambo ry'Imana rirabivuga, dore yahereye ku mukene ku mukrito mbabarire imbeho yakesha ariko ni imbeho urabona yangana nitonze cyane kubera ikirere n'iki byose kiganiro muri hangana wa papiri nuvuga ngo yego mbere wanjye n'umenyeranye n'ubukonje no yishimiye twese turakonje ariko ni ibya twese. Ihera ku muntu udakora ikamugaye. Imana ikunda abantu bakora, ukore byange ariko ukore. Imana igiye kuguhera umugisha
akenshera kuri ibyo wagerageje bikanga kuba wahagurutse iyo initiative ubwo bushake ufite ubona ibintu byose usanga Imana ibivugaho byagera no ku isuku. Imana ikunda isuku buriya rwose Imana ikunda isuku. Wenda tuzareba tuginiye tuvuge kuri verse ariyo sije, ariko ni nacyo mpamvu umuntu nawe akwiriye kugira umurongo mu buzima bwe. Ariko ujya ureba nk'inkuru zo muri Bibiliya, sorry muciye mu ijambo, imise nibuka ukuntu Imana yabwiraga yatumaga abahanuzi bayo ngo genda buriya bwoko ukureho uvaneho ntihagire n'inyoni n'iyonka isigara. Yego. Noneho hagira ibisigarizwa Imana ikarakara ikabona nyine nta suku yabayeho. Hari ibitakuwe mu nzira kandi ashaka ko bikurwa mu nzira. N'uyu munsi wa none iki kintu turi kuvuga cyo kuvuga ngo ese uyu muntu mufite nk'inshuti ya nyayo iri kunganisha mu ntumbero yanjye, iri kunganisha mu dufite imyumvire imwe, ese papa si cyangwa ikintu Imana yakiriyeho. Yego, hari n'igihe abantu bagira amakode amwe. Muhuza n'umuntu n'ubundi mugomba kuba muhuje utuntu twose, utuntu twinshi ushobora kutaba byose, ariko abantu njye nigeze mbona abantu bahuza ibinyoma bakaba bati uyu muntu n'uwanjye, uyu muntu ni sawa, baba mwese muzi kubeshya, muri muzi kufarisifiya bireti bigacamo, agahita abona barajyanye. Uyu muntu turi kubuza rero ibisambo ntibijya biba biri kumwe. Uriya babonye tuganira n'abantu batuye umuntu afite code ariko ukirengagiza ko nawe ifite, kandi nyine uzi gusubira mu buzima bwawe uri kugira ngo ukore isuku. Abantu benshi babyita ukuntu gutandukanye, arabyita kwiyemera ati fofori nawe nuko wivugira byose. Ariko remember nyine twibuke ko n'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe nta wundi bureba, kandi ni wowe uri gupfa mu gihe wakabaye uri gukira. Mu gihe wabonye ikintu ntigikosoke nyine niwe biri bwangize, niwe biri bukoreho cyane kurusha wa wundi uri kubwangiza. Wa wundi uri kubwangiza ari kwishima, intego ze zo kwangiza ubuzima bwawe ari umuntu ureba ibintu uri gukora ntarebe side iri. Ariko muri iriya section uri kwiga, iriya section uri kwiga uzi ko nta mukobwa wayishoboye, urabona uzabishobora we biriya bintu. Nkungu yagiye no kuguhugura ari icyo akurusha ubunararibonye agira ngo utagwa mu mwobo. Ntabwo aza ngo ahere kuri, uretse ko abanyafurika benshi ariko tumera, nta muntu uzi guhera kuri positivities kubanza kubwira ati fofo wambaye neza, ariko nshaka ko tuganira fofo, tumaze iminsi ukora neza, witwara neza, ushaka kumubwira ko ejo bundi yakoze iki cyaha gikomeye menaguye ibintu. Urumva rero abantu bakwiye no kwiga, tukiri no kuvuga ko iki kintu cy'inshuti, umuntu yige kubwira mugenzi we ibyiza akora, hanyuma niba ari n'inama ushaka kubugira uze kumubwira ibindi bibi wenda byamubonetseho, ariko ubanza umubwire n'ibyo byiza. Ariko niba ufite umuntu urata uza akubwira buri gihe ibibi, ntuzabura ibintu byose ukora, ntuzabura abantu nyine nkaho babivugaho nabi. Ariko niba ubona abantu bari kukwangiriza ubuzima ku rwego uta intego yawe, niba ubona abo bantu bari kuhangiriza ubuzima ku rwego ubona ko ibyo wari ukwiye gukora atari byo uri gukora, kuki uri gukomezanya nabo? Ntaganga muri buturakarire ngo turi kuvuga inshuti nabi, turi kuzirukana. No, ni twebwe biri kureba, nanjye biri kundeba. Imaze iminsi ndi kubyiga nkavuga ese uyu muntu dufitanye urugendo, twumva ibintu gute, twumva ibintu kimwe, turavugana kuri telefone se comment ze cyangwa se ibintu tuvugana sina comment mu buryo bundi bwo kuvuga wenda ngo ibintu wabikoze nabi. Hoya hari uburyo cyuba waramananye n'umuntu igihe ukagenda umwumva gake ariko iteka ibiganira aganira ukumva ntimuhuza, iteka ibiganira avuga ukumva biba birimo wenda gusebya abandi, ntibiri mu ntumbero yawe, ukumva wakora ko kariste rero. Niba udatinda ku bantu igihe cyose watinda ku bantu kugira ngo rero ukomeze utakaza uwo mwanya cyangwa wivovota ku bantu umuntu abambwira ibiki, mushyireho iherezo uvuga ati rero tuzahurire mu bindi inshuti yanjye, ariko ahangaha mu buzima bwanjye reka no kugushyiramo nkomeze intego zanjye, intumbero zanjye. Ni ya suku wahoze uvuga, bataza kugira ngo twagiye kure isuku y'ubuzima, ubuzima bufite isuku. Ni byiza cyane. Ubuzima bufite isuku mu bintu byose. Wirukanka hose ntiwamenya inshuti, ntiwamenya akantu hose aba hari.
ibintu byose ari kumwe n'uwakana kabameze gute babwize kuri mbifurije kugira isuku mu buzima bw'imbere mu mutima tuba ariko tubivuga bw'imbere kuko inyuma isuku umuntu aba yifite pe ukabona umuntu arasa neza arakeye ariko imbere ugasanga afite akajagari mu mutwe tugiye isuku yo mu mutwe inshuti rero urumva icyo kintu cy'isuku nicyo turi kuvugaho ariko turasa nk'abari kugana inshuti zijyana aho bagiye abantu byo ikintu babwira abantu ni byiza ko umuntu amenya guhitamo inshuti zijyanye na vision yawe n'intumbero urimo ukagira inshuti nyine zigushyigikiye ubuzima urimo n'umurongo w'ubuzima bwawe birafasha ariko iyo utazi nanone gukora iyo suku hari igihe ugwa mu nzira ntabwo byabura ni ikintu umuntu wese akwiye kugira icyifuzo cyo kwiga ni ibintu bitari bubu uyu munsi ngo bite birangira ntabwo ari ibintu uri bwicare ngo uvuge ngo wow ngiye gukora isuku mu buzima bwanjye ngo uhite ubirangiza oya ni igihe bitwara igihe ariko etape nyine buri rugendo rwose ukoze niba uyu munsi warebye urugendo wakoranye n'umuntu runaka ukabona mufitanye intumbero runaka ukabona hari aho muri guza ukagata ibi nguyu n'ivi ejo gutyo ukazagera ukabona uri kubaho ubuzima noneho butayobowe n'abandi bantu wowe uyoboye kandi ufite abantu b'umumaro mu buzima bwawe niyo mpamvu nyine turi kuvuga ngo ako kantu umuntu wese arebe ese ibyo ndimo ntago nyine tuzi buri wese ibyarimo ntago tuzi amarangamutima ugiye ufitiye abantu batandukanye ariko reba ese ibi bintu bikwiye kurangira ese ibi ngibi bikwiye gukomeza ese ibi ngibi biri gutuma ngana mu ntego zanjye ese ibi ngibi biri gutuma ntazijyamo nk'uko mbyifuza mu nshuti ufite ukwiriye kwicara dusoza ukareba abantu ubana nabo inshuti ufite za buri munsi abantu ntabwo turi kwirukana abantu ngo ubwire abantu ngo ntabwo turi gushishikariza abantu ngo mwangane ntabwo ari ukwangana ahangaha ni ukurebera mu ntumbero ufite z'ubuzima bwawe mu bantu ufite bakukikije mu nshuti ufite haba harimo inshuti zitari nziza rimwe na rimwe ziguca inyuma ziguca intege buri gihe ibyo ushaka kugeraho ni byiza ko wicara ugakora lisite ukabareka ukavuga ati ndabirangije niba ari toxic situation sorry niba ari reka nindebe situation iri toxic ndi gushaka urundi rurimo ariko ntacyo niba aho hantu wicaye ubona ari ahantu habi nibona ari ahantu hatatuma uri wumva unezerewe wumva wuzuye ibyishimo wumva uri kubaho ubuzima ukwiye kubaho kiraho iherezo kunoza ubuzima bwiza ubwo twasuza tubabwira kandi murakoze kudukurikira ni byiza buri munsi turaganira uko mu mwanya muto tuba dufite turagerageza tukaganira namwe ni byiza umuntu akeneye comments zanyu akeneye kugira ngo tugire n'ibindi ejo tuzavugaho ushobora kutubwira uti ni sawa dukunda tubwiza ukuri ariko nanone ntago si byiza hari igihe uhura n'umuntu akagukubita ikintu abantu baba ari hose ariko aho dushuhuje bashaka gusuhuza ninde harya wa mukobwa yitwa nde niba ari umumama niba ari umukobwa urunera turamuramukije cyane unera yaciye ahantu atuha ka comment gafite imbaraga turamuramukije ariko rwose mwese nye turabakunda turabashimira umunsi ku munsi mutwereka ko turi kumwe God bless you Imana ibahe umugisha cyane ndumva ari ibyo ikigeretse kuri ibyo by'ubushuti kumenya gukora isuku mu buzima bwawe ukamenya ibikwiriye nabo ukwiriye kujyana no bagushyigikiye mu ntego mu ntumbero y'ubuzima ufite no gukomeza kubaka imiryango yacu icyambere kibanza kikanasoza ibi byose ni kwishingikiriza ku Mana uragashobora no kuza umuntu yakwiyoberanyijeho ariko iyo usenga byose ukabigarangiza Imana hari byinshi uzamenya hari byinshi uzavumbura nta wundi ubikubwiye so rero mbere na mbere Imana na nyuma ho Imana ever murakoze cyane rero ciao bye see you next time we love you mukore subscribe mukande kukazogera share just in case ndabakunda murakoze cyane bye